Ijambo ubukene ni ijambo buri muntu wese yumva akaryanga, ni ijambo buri wese aba adakwiye kumva mu matwi ye. Nubwo muri iyi si hatabura abakene n'abakire, ariko nta n'umwe uba ushaka gukena, nta n'umwe uba ushaka kumva ko yaguma mu nzira y'ubukene. Buri wese muri iyi si aba ashaka gutera imbere, ariko ntabwo ariko buri wese abigeraho. Ese impamvu ituma tutabigeraho kandi twifuza gutera imbere twese ni iyihe? Ni iyihe mpamvu ituma buri umwe wese aba ashaka gutunga cyangwa se aba ashaka kugira icyo yageraho bikanga? Hari abantu na n'iyi saha bacyumva ko ubukire buvukanwa, cyangwa se abantu bavukana impano zo gukora ibintu, ariko si byo. Ibyo bintu rwose si byo, aba ari ukwibesha cyane. Buri umwe wese yakora kandi agatera imbere. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ibintu bishobora kuba byagufasha kwivana mu bukene, noneho nawe ukagera ku nzozi zawe, ukagera ku cyo wifuza. Mbere na mbere banza ukande subscribe wowe tugiye kubana muri iki kiganiro niba utarayikanda, kandi byaba byiza ukanze like, ukandika na comment uduha igitekerezo cyangwa se twungura izindi nzira twanyuramo. Ntiwibagirwe gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo iki kiganiro kibagereho. Ikaze kuri mwese tugiye kubana. Abantu benshi tuba dushaka kuva mu bukene, dushaka kwikura mu bukene kugira ngo dutere imbere, ariko inzira tunyuramo ziratandukanye. Hari abantu batunzwe no kwiba, hari abatunzwe no gukora, hari abatunzwe n'ibindi bintu bitandukanye, ariko buri wese aba ashaka kugira icyo yageraho anyuze mu nzira mbi cyangwa nziza. Gusa muri iki kiganiro ntabwo tugiye kugaruka ku nzira mbi, ahubwo reka twige kureka inzira mbi, ahubwo twirebera inzira nziza twanyuramo kugira ngo dutere imbere. Hari abantu benshi bumva ko gutera imbere bidashoboka, ariko hari n'abandi bumva ko batera imbere mu mwaka umwe gusa cyangwa se mu gihe gito cyane, bakaba bateye imbere kandi badakora, cyangwa se bakumva ko icyo bifuza cyabageraho mu gihe gito. Urugero, ushobora kuba wifuza kugura imodoka, ukabyifuza mu mwaka umwe, utangiriye mu gucuruza utuntu tw'amafaranga make cyane, nawe ukibwira ko mu mwaka umwe ugomba kuba wageze ku modoka. Icyo nicyo kintu cya mbere gituma abantu benshi ubukene butabavaho, kumva ko wagera ku kintu vuba, noneho icyo kintu wihaye gukora icyo gihe kikagera utarakigeraho, warangiza ugahita ukireka kubera ko igihe wari warihaye kugera kuri icyo kintu utakigezeho. Ni byiza rero kuba watekereza gukora ikintu ariko ukiha igihe kirekire bitewe n'ikintu runaka uri gukora. Ntiwumve ko ukwiye gukora ikintu mu isaha imwe cyangwa se mu munsi umwe ukaba wageze ku cyo wifuza. Rero inama nabagira kuri aka kantu, mugomba gutekereza kure mbere yo gutangira ikintu. Turacyafite imyumvire myinshi, turacyafite imyumvire iri hasi cyane itubwira ko ibyo abantu bagezeho twe tutabigeraho, ukumva ko ibyo abandi bagezeho wowe udashobora kubigeraho. Mbere na mbere ni uguhindura imyumvire. Abantu imyumvire yacu iracyari hasi. Kubera icyo utatekereza kuba wagura imodoka ngo ni uko wavukiye mu bukene. Aho ariho hose wavukira, uko waba uri kose, icyo waba uri cyose, icya mbere ni uguhindura imyumvire, ukumva ko ukwiye gukura amaboko mu mifuka ugakora. Hari abantu benshi tuzi b'abakire kandi bamamaye, bagiye batangira ku tuntu duke cyane, bagiye batangira ku tuntu tudafite shingiro, ariko bakagera ku cyo bifuza. Hari igihe dutekereza ko akantu gato tutagatangiza ngo katugeze ku cyo twifuza. Akantu ko ariko kose wagatangiriraho kandi ugatera imbere. Ushobora gutangirira mu gucuruza inyanya, mu gucuruza karoti, cyangwa se mu gucuruza utundi tuntu duto, ariko bikarangira
tukugejeje ku cyo wifuza. Ngo buhoro buhoro nirwo rugendo. Ntiwumve ko ukwiye kugira iterambere mu gihe gito nk'uko ubyifuza kandi uzi ko ukiri hasi. Hari abantu bafite amakampani yunguka amamiliyoni ku kwezi. Nawe rero ukiri hasi ntugatekereze ko wakunguka miliyoni ku kwezi kandi uzi neza ko ukiri hasi, nyine imishinga yawe itari hejuru cyane. Ntiwigereranye n'abo ngabo baba bafite amakampani ari hejuru cyane ngo nawe wumve ko wakunguka amafaranga nk'ayabo. Ngo ibyo rero nibitakubaho utangire gucika intege ngo ubwo bizinesi yawe ntabwo igenda. Tangirira kuri duke ugenda uzamuka buhoro buhoro, nirwo rugendo nawe uzagera ku cyo wifuza. Rero ikitwica ni imyumvire turamutse tuyihinduye tukumva ko tugomba gukora, tukumva ko tutagomba kwishyiramo ibitekerezo ko tutagira icyo tugeraho, ibyo ngibyo byonyine byaba byadufashije kugera ku iterambere twifuza. Hari abakire twagakwiye gufatiraho urugero nka Sina Gerard. Murabizi ko abarizwa mu bakire 10 ba mbere mu Rwanda, kandi utuntu yatangiriyeho ni utuntu duto cyane, ariko byarangiye ageze kuri byinshi. Byarangiye akoze amakampani ahambaye, ibicuruzwa bye kandi bigera kure cyane, bizenguruka igihugu ndetse bikarenga n'imbibi z'igihugu. Ni byiza rero kwigira kuri uyu mugabo Sina Gerard, kuko yageze kuri byinshi kandi atangiriye kuri duke. Nawe agitangira, ikintu cyamufashije ni ugutekereza ko hari icyo yifuza kugeraho kandi hari aho yifuza kugera. Ibyo byonyine byatumye akomeza kwihatira gukora cyane, bituma icyo yifuza kigeraho. Rero nawe ntukumve ko utagera ku cyo wifuza. Tuzi n'izindi ngero nyinshi z'umugabo w'umunyafurika wikoreraga ibintu bijyanye n'amabuye, ibintu by'amabuye, wamenaga amabuye ariko birangira abaye indwanyi y'ikirangirire, babandi bamwe twita ababogisingi, batera bogisingi. Nawe birangira yamamaye ku isi, abantu b'ibyamamare bicara bakamureba, kandi yari umuntu wateruraga amabuye, wamenaga amabuye, ariko kubera ko yumvishe ko icyo yifuza cyose yakigeraho, yarakoze kandi abigeraho. Rero imyumvire yacu niyo idusubiza inyuma, ugasanga inzozi zacu zirangiritse. Nta muntu uvukana ubukire, nta muntu uvukana impano. Hari igihe wumva ko umuntu wavukiye mu bihugu bikomeye, umuntu wavukiye mu mijyi ikomeye ari wowe ukwiye gutera imbere. Wowe nubwo wavukira ahantu hameze ute, hahandi wumva ko ari mu nda y'isi, wakora ugatera imbere kandi nawe ukaba icyamamare muri iyi si ya rurema. Kubera iki wumva ko utabigeraho? Kubera imyumvire uba warakuranye, cyangwa se imyumvire ugenda wishiramo byonyine. Ibyo byagusubiza inyuma, bigatuma inzozi zawe uzica, kandi ushobora kuba ari wowe wahindura sosiyete yawe ndetse nawe ukihindura ubwawe, inzozi zawe ukazigeraho. Tuzi abakire barenze ku isi, harimo ba Elon Musk, ba Bernard Arnault n'abandi benshi batandukanye bagiye bagera kuri byinshi. Uyu aha twavugamo nka Mark Zuckerberg wahanze Facebook, azi ko ari urubuga ruzahurirwaho na gurupe runaka, ariko birangira ari urubuga ruhuriweho n'isi yose ndetse rukoreshwa cyane n'abantu benshi. Birangira rero nawe yisanze mu bakire 10 ba mbere ku isi. Izo nzozi nawe ashobora kuba yaratekerezaga mbere ko atazigeraho, ariko yazigezeho. Kubera iki wowe utabigeraho? Ni abantu benshi twafatiraho ingero, ni abantu benshi twakigiraho muri iyi si bagiye batera imbere kubera guhindura imyumvire. Nawe rero muri aka kanya, wowe ukurikiye iki kiganiro, wowe wabashije kumva iki kiganiro, nawe muri aka kanya hindura ibitekerezo, hindura inzozi zawe, wumve ko icyo wifuje kugeraho wakigeraho, kandi aho wifuje kugera
icyo wifuje kuba wageraho cyose wakigeraho uramutse uhinduye ibitekerezo ukumva ko nawe ushoboye, nawe wagira icyo ukora kikamamara kandi nawe ukaba icyamamare ku isi. Ababigezeho mbere ntabwo bavutse ari ibyamamare, ntabwo bavutse ari abantu bahambaye cyane, ariko ubu ngubu ni abantu bahambaye kubera ko bahinduye inzozi. Rero nawe ntugasigare inyuma y'abandi, nawe gerageza uhindure inzozi, wumve ko buri kimwe cyose wakigeraho kandi wagera ku nzozi zawe nk'uko ubyifuza. Ntitugatekereze rero kugira icyo tugeraho tunyuze mu bintu bitemewe nko kwiba, gucuruza amagendu no gukora ibindi bintu bitemewe. Hari ubujura bwinshi bwo ku mbuga nkoranyambaga, hari ubutekamitwe bwinshi, ntitukumve ko rero twabigeraho. Kandi akenshi abantu batekereza kubigeraho muri ubwo buryo ni abantu bumva ko iterambere ryaza vuba, kandi buhoro buhoro nirwo rugendo. Rero iyo ukoresheje ubwo buryo akenshi birangira n'ibyo wagezeho byose ubibuze. Icyiza ni uko wakumva ko ugomba gutangira buhoro buhoro, aho kugira ngo wumve ko wahita utunga icyo wifuza mu gihe gito kandi nta n'ikintu ukora gihambaye cyahita kikugeza kuri ubwo butunzi. Wumva ko ugomba gukora ikintu kandi ukagikora buhoro buhoro utangiriye kuri zeru, kandi kikaba cyemewe atari ibintu bitemewe, mu buryo bwo kwirinda ingaruka mbi. Rero ndabashimiye, ndizera ko buri umwe wese wumvise iki kiganiro agize icyo akuramo, agize icyo atahana, kandi inzozi ze zigiye gutangira guhinduka, nawe akivanamo imyumvire ipfuye, imyumvire imusubiza inyuma aho kugira ngo imujyane imbere. Yumve ko ashoboye kandi icyo yakifuza cyose kugeraho yakigeraho, ariko atari mu bitekerezo gusa, ahubwo akabishyira no mu bikorwa. Ndagushimiye rero wowe wabashe kuntega amatwi. Yari Jean Ndora pe. Iyi ni Marembo TV ibagezaho ibiganiro bibubaka kandi by'ingirakamaro. Kanda subscribe niba utarayikanda, ukande like, wandike na comment uduhe igitekerezo. Ntiwibagirwe gukora share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo bibagereho. Izi nama zikenewe n'abantu benshi, ntukazihererane wenyine ngo uzumve wenyine, ukwiye no kuzigeza ku bandi kugira ngo nabo bazimenye, nabo babashe kuba bahinduka mu buzima bwabo. Rero mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda kandi tuzabana mu kiganiro cy'ubutaha. Niba ufite igitekerezo, icyifuzo n'ikibazo watubaza, wabyandika muri komenti turazisoma umunsi ku munsi, izitugezeho zose turazisoma. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, turabakunda. Bye bye.